Umugoroba mwiza nshuti bavandimwe mukurikira iki gitangazamakuru cya Uruvu TV. Inkuru tugezaho muri kano kanya ni inkuru y'umumama bamwe bita nk'indangamirwa bakora umwuga w'uburaya, aho yitabye Imana apfuye urupfu rubi cyane. Ibyo tugiye kugenda dukomeza dukomozaho, abantu benshi babigizeho ikibazo cyane. Aha turi ni mu mudugudu wa Nyacyonga, akagari ni aka Kagasa. Abenshi ubwo mushobora kuba mwumva umudugudu ni Nyacyonga, aho inkuru ubu turi kwifatira. Akagari ni ka Kagasa. Niho habaye ikintu abantu bose byabateye kwibaza. Urupfu rwababaje abantu benshi, abantu bose baje aho bagize agahinda, kuko ni urupfu ku muntu wamubonye bwa mbere. Umubyeyi aho yari aryamye yishwe urupfu rubi cyane. Ni urupfu rwababaje n'abo bari inshuti ze bose. Inkuru rero tuyitangirira ahantu bari bagiye kunywa, ni ahantu banyweye kugeza hafi ya mu gitondo mu ma saa 9. Dore ko ibintu by'akabari nabyo abantu benshi bari kugenda babiberamo ubuzima cyane. Urupfu rwababaje abantu bose n'abaturiye aho ngaho. Iyi nkuru aha tuyihereye naho umudamu yasangiye, umudamu nyine ufite umugabo, ariko umugabo ntibandikanye, ni kumwe baba abantu batarajya ku murenge cyangwa kwiyandikanaho, ariko yari afite abana, ariko abivangamo no kuba akora umwuga w'uburaya. Abantu bose bari aho benshi baduhaye amakuru ko bayafite neza. Ni amakuru ababaje, ni amakuru buri wese yagizeho agahinda gakomeye, aho umudamu yishwe. Nyuma basanze aho umurambo uri, ku bantu bamugezeho ni inshuti ye twabajije amagara, bakoranaga nabo umwuga umeze utyo nyine w'uburaya, ntibakibita indaya, bita indangamirwa. Aho ngo bamugezeho iyo ndaya, uwo mudamu wari inshuti yamugezeho ari nk'umuntu wa gatatu, ariko yabonye yari ajombye icupa mu bintu, mu gitsina cye hajombye icupa. Ni urupfu rubabaje ukurikije uko umuntu yamubonye, uko ameze, birababaje cyane. Bamusanzemo icupa mu gitsina, ariko abantu bamugize gutyo ntibaramenyekana. Byakomeje kugira urujijo nyine, ariko abaturage baribaza ati uwo muntu aramutse afashwe rwose ni ngombwa ko agomba guhita yicwa. Ikindi twavugaho ni uko abantu bakoze ibyo bintu, polisi zahageze, RIB zahageze, ku buryo bari gushakisha kubura hasi no hejuru kugira ngo babone uwo muntu waba wakoze icyo cyaha, akaba yishe uwo mudamu. Urumva asize abana bangahe, umubare ntibawusobanuye neza, ariko yari afite abana akagira n'umugabo, ariko batarasezerana. Uwamwishe rero nibyo nari ndi kuvuga, ntafatwa. Ariko abantu benshi baravuga bati inama twagira abantu bari bari aho ni uko na polisi yakurikirana umuntu watanga izo nzoga, nyirakabari, kugira ngo abe aribo batanga amakuru ku muntu waba wishe uwo mudamu, kuko urupfu rwateye abantu ubwoba. Uburyo yishwe birababaje, ni ibintu biteye agahinda. Yishwe nabi cyane, ajombwamo amacupa, nyine bamukoreye iyicarubozo riteye ubwoba. Ni agashinyaguro, ni agahinda. Inshuti bavandimwe mukurikira ibitangazamakuru bya Uruvu TV, ni njye ngomba kujya mbagezaho amakuru ya buri kanya, uko amakuru yose ngezeho, nyuma yo kuba bakomeje gukora itohoza no gukurikirana ibigaragaye nyuma, ndabibagezaho neza kandi ku masaha. Iyi ni Uruvu TV, muzajya mukomeza gukurikiraho amakuru. Aha turi ni mu mudugudu wa Nyacyonga, aha duhagaze ubu ni mu mudugudu wa Nyacyonga mu kagari ka Kagasa. Mbashimiye kuba mwankurikiye kuri iyi nkuru, ariko mwibuke gukanda subscribe kugira ngo inkuru yose isohotse biborohere kuba inkuru yose isohotse muhita muyibona. Gusa birababaje, urabona ko ibintu by'akabari
abantu benshi barahaburira ubuzima, bigaragara ko iyo abantu banyweye cyane, bishobora kuba bituma batabasha gukontorora imijinya, bashobora kuba wenda yishwe yanasinze. Umuntu akwiye kujya yikontorora igihe amara mu kabari, ubu nimba azi ko agira umujinya ukabije ntanagiye akaba yanywera mu rugo. Ni inama nabaha kugira ngo dutangire umwaka wa 2025 neza, twese dufite umurongo umwe w'ubuzima, abantu batari kuvamo gutya bava mu buzima, kuko abantu benshi barababara, usanga bafite agahinda mu minsi mikuru, biteye agahinda. Inshuti rero niho twababwiraga, ni mu mudugudu wa Nyacyonga mu kagari ka Kagasa. Ndagira ngo mbasabe kugira ngo nyuma yo kuva hano sinahava ntabibasabye, kanda subscribe, like na comment aho wumva tutakubwira inkuru zimeze neza. Ndabashimiye.